indi mpamvu abakire nibo bakwiriye guteza itorero imbere njye nta mafaranga nifitiye. hari indi mpamvu dukunda gutanga ku dufaranga duke ndamutse ntanze sinabona ikitunga. hari indi mpamvu dutanga nzatangira gutanga icya 10 n'amaturo nimara kuva mu kwezi. hari indi mpamvu nanone abakozi bakoresha n'amafaranga yacu kubw'ibyo sinzatanga. hari indi mpamvu dutanga ntabwo nzaha amafaranga yatora ahubwo nzayaha abakene. musomye muri Matayo 13 kuva kuri 53 kugeza 56
gitari bashira n'uturanye byose rero abantu bajyaga bamunenga cyane bamupinga kubera ko bari bazi ko ava mu muryango ukennye kandi abantu bari bamubyaye Mariya na Yosefu bari babazi bari bakennye. Noneho rero ibi byatumye Yesu bari umunabe n'umuryango we bareba ukuntu bose bakwikuramo iki kibazo bati kucyo dusuzuma. Noneho Yesu nibwo atajya gukora ibitangaza, none ibyo bitangaza bakabona bishishwe kubaheshema. None nibwo mpamvu byatumye hariya Mariya hariya hafi ubukwe Mariya yegereye Yesu ko yarazi ko ari gukora ibitangaza, ariko Yesu ko yari musomyemo ashaka kwerekana gusa ko ari we mama we, mbese amufiteho ijambo yamushubije nabi cyane ubingibi umuzanye muti, ariko nyuma yaje kubikora kubera ko ngomba gufasha abantu bakabona icyubano bari bafite inyota nyinshi cyane. Noneho rero ibintu byarakurikiranye cyane ku buryo Bibiliya avuga ngo bakomezaga gusunika Yesu ngo ajye i Yerusalemu kuko iwabo i Nazareti ntabwo bamwemeraga, ibyo yakoraga byose ntabyina. Noneho bagomba ku Yerusalemu ko bari batamuzi neza, noneho bakamushimatura umugabo rwose avuga neza akabitangaza bakamushima, ariko mu by'ubuntu ntabwo bamushimaga nk'ab'Imana, bamushimaga igihe cyose nk'umuntu w'umunyabwenge ukora ibitangaza abandi bakabikora bakamushima cyane.